Iyi ni Easy Life Talk Podcast, njye ndi Emmy Beauty. Abasuje kandi mbahaye ikaze mwese mukurikiranye Easy Life Talk Podcast. Ibisanzwe aha tuba tugenda tugira ingingo zigiye zitandukanye zigenda zigaruka ku bikorwa bijyanye no kuvuga ngo ese ni iki nakora kugira ngo amarangamutima yanjye abeho mu buryo nakita buringaniye, emotional regulation. Ukuvuga ngo simbe nyifite amarangamutima y'ahahise, simbe nyifite amarangamutima y'ahazaza, ahubwo menye ngo amarangamutima mfite kuba namenya cyangwa se nagenzura n'ay'igihe ndimo cy'ubu ngubu, kuko ahazaza nta bushobozi mfite bwo kugena uko hagomba kuzaba hameze ngo bibe 100%. Umuntu yabitegura ariko umuntu ntiyabishyiraho. Ahahise naho nta kintu umuntu aba agomba kuba yahahindura. Ibyo ngibyo rero nibyo tugenda tuganiraho, tubihuza ku buzima bw'ahahise umuntu aba yaragiye acamo mu gihe cy'ubwana, ndetse tukanabihuza n'ubuzima umuntu aba ari gucamo yarakuze. Ese imikurire yawe kuva mu bwana ifite ingaruka ki, cyangwa se ni ibiki biri kukugaruka ku bw'ibyo waciyemo muri iki gihe urimo ubu ngubu? Uri mu kazi runaka, uri muri business runaka, uri mu rushako, uri umuhanzi, uri umugeni, cyangwa se n'ikindi kintu cyose waba uri gukora, ese bifitanye irihe sano? Ibyo nibyo tugenda tugarukamo hano kuri Easy Life Talk Podcast. Nge muba muri kumwe nk'uko nabibabwiye tugitangira, ndi Emmy Beauty. Umunsi rero ikiganiro dufite cyangwa se ingingo tugiye kugarukaho ni ingingo ikomeye cyane. Ese kuruhuka no gusinzira, kuruhuka no kuryama biragoranye cyane mu Kinyarwanda, ariko rest and sleep bitandukanira hehe? Hari ukuba umuntu ari kuruhuka, hari no kuba umuntu yasinziriye. Tubyita uko nguko, biraza kugorana ariko biraza kumvikana niturushaho kugenda tubiha ubusobanuro butandukanye. Ese rest and sleep bitandukaniye hehe? Turi kugenda tugaruka muri bya bikorwa umuntu akora cyangwa se akwiye kuba akora bishyizeho umutima, cyangwa se akavuga ati ngewe bino bintu ngiye kubiha umwanya wanjye mu buryo bwuzuye. Hanyuma rero reka turebe ku kintu cya mbere, kuruhuka ubundi ni iki? Kuruhuka ubundi ni ugukora, na hamwe muraza kuduha ibitekerezo byanyu ko mubyumva hano muri comment, murabyumva mute mwebwe? Ni ukuvuga ngo kuruhuka ni ugukora igikorwa runaka kiri buze gutuma umutwe wawe cyangwa se umubiri wawe, ibitekerezo byawe n'umubiri wawe bitari buze gukoresha imbaraga nyinshi. Mbese uba wibereye aho ngaho, reka tubyite ko ari ukuryoshya. Rest ubundi ni ukuryoshya, uri kuruhuka, uri muri relaxed state, cyangwa se urumva utekanye, mbonye irindi jambo, nta kibazo ushaka kwiteza, urashaka kwirirwa useka, umugani wa Bruce Melody. Yego, ni ibyo ngibyo biba bibarizwa hano muri rest. Ni ukuvuga ngo ni ibikorwa umuntu akora nta mbaraga nyinshi bimusabye, yewe nta kintu, yumva atekanye muri we, bitandukanye no kuba waryama ugasinzira. Buriya ntago umuntu aruhuka, icyo bita rest. Kuruhuka no kuryama, hari igihe umuntu aryama akaba azi ko ngari kuruhuka, ariko mu by'ukuri we aba ari kuryama. Ariko usibye ko nabyo kuryama nabyo bishobora gutuma umubiri uruhuka, ariko ubundi muri make ubundi kuruhuka byagakwiye kuba umuntu ahindura ikintu, gikorwa yari arimo gukora muri ako kanya kiri kumusaba imbaraga nyinshi, kiri no kumusaba intekerezo nyinshi, akumva ko akwiye kuva muri icyo gikorwa. Nimba yari ari nko muri wenda yari ari gukora ikiraporo gikomeye, arasohotse agiye kwitemberera, cyangwa se agiye kuba akina n'abana. Ushobora kuba uri gukina n'abana ukaba uri kuruhuka, ushobora kuba uri kuganira n'umushuti wawe kuri telefone, muganira ibintu bisanzwe biri aho ngaho. Biragira gute? Birahindura rwa rwego ubwonko bwawe buri gutekerezaho, kuko byabutwaraga imbaraga nyinshi. Urumva ko icyo gihe rero umuntu aba aruhutse. Ni ukuvuga ngo ubundi kuruhuka ni ukuba ubwonko n'imbaraga z'umubiri biri gukora gakeya. Hanyuma rero kuryama kuryama buriya rero harimo ibyiciro bibiri.